ndetse tukarushaho gukurira mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe. Ndasenze kugira ngo imitima yacu yongere yitegure kwakira, yongere yakire, intekerezo zacu zongere zihinduke, turusheho kuzurwa ndetse no gukurira mu rukundo rwawe Mana. Turagushimira cyane ndetse dusengeye n'ugiye kudufasha kwiga ijambo ry'Imana uyu mugoroba kugira ngo ubwo araba ministeringa kuri twebwe nawe arusheho kugetinga revelation kimwe natwe, maze twese dusangire ubuntu bwawe, dukurire mu buntu bwawe ndetse no mu rukundo rwawe. Ushimwe kubw'uyu mugoroba, ushimwe kubwa buri kimwe cyose mu buzima bwacu tubonera muri wowe. Amen. Amen. Come on. Reka twakira Apostle, you're welcome. Haleluya. Reka dushime Imana twese kubw'uyu mugoroba. Reka ndeba abantu bari excited, mukureho mikoro zanyu dusuhuzanye mu izina rya Yesu, twumve amajwi yanyu aho muri. Haleluya. Apostle Namani, welcome. Amen. Sorry, dukureho mikoro dusuhuzanye twese mu izina rya Yesu. Niba munyumva dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Amen. Ni amateraniro y'abera kandi turashimira Imana iduhaye ubu bwiza, iduhaye uyu mugoroba udasanzwe kugira ngo duterane. Impamvu dushyiramo ako kanya kugira ngo twumve ku majwi yanyu nuko tudateranye turebana. Rero iyo umuntu avuze tumenya ko ari kuri telefone. Hari abantu bamwe bajya bashyiramo telefone akajya mu materaniro kugira ngo bamubone gusa ko yasenze, ariko agahita yinjira mu ishuka. Hanyuma uzababona iyo amateraniro yarangiye ntago bavaho. Iyo amateraniro yarangiye usanga bagumaho kandi batavuga, baba basinziriye. So rero ni byiza ko tuvuga tugasigara turi awake kubw'ijambo ry'Imana. I am so excited. Emma wakoze kutuyobora neza. Dushimira ubuyobozi bw'ifamily yose muri umugisha. Imana ikomeze kubagirira neza kandi no kubagura mu ijambo ryayo. Munyemerere tudatinze rwose duhite twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turimo turavuga kuri salvation, soteria mu rurimi rw'Ikigiriki, ari naryo jambo twavuze ko niryo jambo ry'umwimerere, niho ijambo agakiza rikomoka, kandi naryo rikaba rifite ijambo rivamo ryitwa sota bisobanura empereur, urwanira igihugu akagitsindira, yamara kugitsindira akakimukiramo, akakibamo kugira ngo akirinde. Tuvuga yuko agakiza kacu karinzwe kuko karinzwe na Yesu warwanye agatsinda icyaha akinjira mu mitima yacu. Uyu munsi niwe captain w'agakiza kacu. Imana ihabwa icyubahiro yuko agakiza kacu gafite security kandi karinzwe mu izina rya Yesu. Reka dutangire n'ubundi dusoma muri Timoteyo wa 2:15 na 16. Aravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ndaza kwibanda cyane kuri uyu murongo wa 15. Uyu murongo ukurikiyeho ngo tuzawujyaho ubutaha, ariko twibande kuri 15 ku ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza. Agakiza twabonye icyo ari cyo, nicyo tumaze iminsi 3 tuvugaho, ariko noneho hari irindi jambo hano rya nyuma rivuga ngo gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Agakiza gaheshwa
no kwizera Yesu Kristo. Bivuga ngo aka gakiza uko twagasobanuye kose, ibikagize, uburyo Imana yagatanze bivuye mu rukundo rwayo, bivuye mu gushaka kwayo, aka gakiza gaheshwa no kwizera. Uyu munsi rero ndagira ngo dusobanure neza byimbitse uburyo agakiza kazanwa no kwizera. Dusobanukirwe kwizera icyo ari cyo, kugira ngo hatongera kubaho confusion mu mubiri wa Kristo, abantu bavuga bati ibyo Yesu yakoze yabikoreye abantu bose, niyo utakizera nta kibazo. Njya numva abantu bavuga gutyo, ariko ni ikinyoma kiruta icyo mu idini. Ni ikinyoma kiruta icyo mu idini. Nubwo ibinyoma byose bingana, ibinyoma byose ni ibinyoma, ariko ikinyoma kibwira abantu yuko ibyo Yesu yakoze ko yabikoreye abantu bose, bagahita bongeraho ngo naho utakizera. Icyo ni ikinyoma, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hanyuma agakiza gaheshwa no kwizera. Hanyuma hari impamvu bavuga yuko ngo agakiza Imana yatanze muri Kristo Yesu yagahaye abantu bose, naho utakizera bafite ibyo bagenderaho. Uyu munsi ndagira ngo tubisobanurire gatoya, umwanya nunkundira ndaza gusobanuraho ibintu rwose byinshi, ku buryo niba ufite ahantu wandika uri buze gusobanukirwa hamwe no gufashwa n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Icyambere dukwiye kumenya nuko icyaha cya Adamu ntago cyari automatique. Bimwe mu bintu bituma bavuga yuko urupfu rwa Yesu rwari automatique, nuko batekereza ko n'icyaha cya Adamu cyari automatique. Uyu munsi ndagira ngo ntangeho clarity nabwo kandi yo gutangira kubivugaho, kuko ntabwo nabivugaho byose. Niyo mpamvu niwumva hari ibyo udasobanukiwe wihangane, turacyari kumwe, tuzakomeza dusobanure, ariko at least wumve igitekerezo cy'iby'ijambo ry'Imana rivuga, atari iby'abantu bavuga. Umugambi w'Imana ntujya uba individual cyangwa se uba ku muntu runaka ku giti cye. Kuva mu itangiriro ntabwo Imana yigeze itegura umugambi w'umuntu umwe. Yaremye umuntu umwe, ariko umugambi iwutegurira bose. Tureme umuntu ase natwe, batware. So iyi batware nuko uyu muntu umwe yarepresentaga the race, ubwoko bwose bwari buzamukomokemo. So iyi niyo mvugo y'Imana. Imvugo y'Imana, iyo Imana ivuga ntabwo ivugira mu muntu umwe, ivugira muri nation, ivugira muri race, ivugira mu mbuto. Ntabwo Imana ijya idiringa. Nutumva iyi foundation iri gutanga biraza kukugora, cyangwa se nejo bizakugora ibyo tuzavugaho nudasobanukirwa iyi foundation yuko Imana itajya idiringa n'umuntu ku giti cye. Imana idiringa na race cyangwa se n'ubwoko. Imana idiringa na nation. Tureme umuntu ase natwe, batware. So iyo bigeze ku bijyanye na responsibility n'iby'Imana yateguye kuri aba bantu, ni bose. Ibyo yateguriye Adamu yabiteguriye bose. So impamvu Imana ibikora, icyambere nuko itarobanura ku butoni. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Igihe cyose ikoze umugambi, uwo mugambi uba uri ku bantu bose, kuko ni Imana yitwararika kandi ikorana n'imbuto, the seed. So mu kurema rero nkuko byari bimeze, Imana ikarema umuntu ikavuga ngo batware, ariko mbere yuko habaho kuremwa tubona ko hariyo undi mugambi. Uyu mugambi w'Imana ku bantu wari Kristo Yesu. So rero Adamu acumura byitiriwe urubyaro rwe, cyangwa se bavuze yuko babandi bavuze ngo batware. Bibiliya yavuze ko bose bacumuye, yavuze ko bose bacumuye.
igihe yavuga ngo tureme umuntu ase natwe batware, Adamu acumuye babatware, n'imvugo y'Imana yo kugaragaza ko bose bacumuriye muri Adamu. Munyumve neza. Ariko kandi iyo ni ishusho nini ya Bibiliya, ni ishusho nini y'imvugo y'Imana, ariko reka turebe muri detail. Turebe muri detail. Aha, kuko uramutse uvuze ngo iyi mbuto y'Imana cyangwa se umugambi w'Imana, Imana yari ifite mbere yuko Adamu acumura, waburijwemo kubera Adamu yacumuye, waba ukoze ikosa rikomeye cyane, kuko umugambi w'Imana na mbere yuko Imana yagize mbere yuko Adamu acumura, Adamu amaze gucumura, uyu mugambi w'Imana warakomeje. Ariko uku kuvuga ngo bose n'imvugo ya Bibiliya y'ishusho nini, ariko bose ntabwo isobanura bose nk'uko ubyumva mu rurimi rwawe ngo bose. Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho, ari nawo murongo abantu bakunda kwinkurudinga bakavuga ngo bose 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 bakunda gukoresha, uri mu gitabo cy'Abaroma igice cyawo cya 5, duhere ku murongo waho wa 12. Aravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe n'umuntu, byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Muri kubyumva? Kuko bose bakoze ibyaha. Ubwo bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, ibyaha byazanywe mu isi, cyangwa se icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, hanyuma urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Wumvise aya magambo bavuze ngo urupfu rugera ku bantu bose, wagira ngo rwica bose. Ariko dukomeze twiga aya magambo very carefully. 13, amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Batubwiye ko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, hanyuma kuri 13 baratubwiye ngo icyaha cyahoze mu isi, uko cyazanywe mu isi, icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, hanyuma iki cyaha kiri mu isi ntawe kibarwaho kuko nta mategeko ahari. Nubwo icyaha kiri mu isi, ariko ntawe kibarwaho, icyaha kiri mu isi. 14, ndaza gusubira inyuma tugenda tuvuga neza. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza. Mwumve neza. Uru rupfu bari kuvuga ahangaha ntabwo ari urupfu Adamu yapfuye rwo gutandukana n'Imana, ariko batweretse ko ahangaha uhereye ku gihe cya Adamu ukageza mu gihe cya Mose, uru rupfu rw'umubiri rwatwaraga, urupfu rw'umubiri, kuko tubonye ko urupfu rwazanywe n'icyaha. So mu yandi magambo barimo baravuga uru rupfu rw'umubiri. Muze kumva itandukaniro. So urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu. Mu yandi magambo, igicumuro cya Adamu ni iki? Ni ukutumvira Imana. So hari abantu batakoze icyo gicumuro nubwo bakomokaga muri Adamu. Hari abantu batakoze igicumuro gihwanye n'igicumuro cya Adamu, ariko urupfu rukabatwara, kuko already urupfu rwari rwaramaze kuza mu isi rutwara abantu. Ariko uru rupfu ngo ntirumenye gutandukanya, rugatwara bose n'abatarakoze igicumuro cya Adamu.
reka mbaho urugero nyiri aho ngaho. Adamu yakoze icyaha ndetse n'umugore we, Imana ibabwira yuko batandukanijwe, yewe ngo birukanwa mu ngobyi ya Edeni, ngo babyara umwana, yewe babyara abana, si umwana gusa, babyaye Kayini, babyara Abeli. Aba bana iyaba icyaha kivukanwa, umuntu avuka afite icyaha mu buryo buri automatique kuko ava muri Adamu, nta muntu n'umwe wari kuba ari umunyabyaha kurusha aba bana uko ari babiri, kuko bari kuba bagifite amaraso amwe akomeye, ya maraso y'icyaha amwe akomeye afashe, ku buryo mbega ntaho bakigobotorera. Ariko turabona ko Kayini na Abeli bose barapfuye, ariko tugiye kureba aba bana uko ari babiri, Abeli ntabwo yigeze acumura igicumuro gihwanye n'icy'Adamu. So nta kuntu wambwira ngo ibyaha biri automatique, kandi Abeli umwana wa kabiri wa Adamu uvuka ku muntu wacumuye bwa mbere, we ari umukiranutsi nk'uko bihamywa na Bibiliya mu Baheburayo 12, niwe ntwari yo kwizera ya mbere, niwe ntwari yo kwizera, ngo kubwo kwizera Abeli umwana wavaga muri Adamu directe, mu gihe wowe tutamenye niba uri umwuzukuru wa kangahe. So uwavukaga muri Adamu by'ukuri ntabwo we yakoze icyaha gihwanye n'icy'Adamu. Bivuga ngo icyaha cy'Adamu ntabwo kiri automatique. Bibiliya kuvuga ngo bose nuko ari human race, ni foto nini, ni ishusho nini Imana ivugiramo mu byanditswe. Reka tukomeze kandi hasi turaza gusobanukirwa, dusome kuri 17, Abaroma 5:17, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rwimikwa n'umwe, igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Ageze ku murongo wa 17, iri jambo bavuga death risobanuye kimwe mu Kinyarwanda, ariko riratandukanye mu rurimi rw'Ikigiriki. Ahangaha urupfu bakoresheje ku murongo wa 17 rutandukanye na ruriya ngo rwatwaraga abantu, ari bavuze ngo rwageraga ku bantu bose, rwatwaraga abantu bose, rutitaye ngo uyu nguyu yaracumuye cyangwa ntiyacumuye. Ahangaha rero bavuga, bahise basubira kuri Adamu. Igicumuro cy'umwe cyateye urupfu rwimikwa n'umwe. Uru rupfu bavuga ahangaha ni kwa gupfa ko gutandukana n'Imana, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo. Urabona opposite yari y'urupfu n'ubugingo, gutandukana n'Imana no guhura no kuba urumwe n'Imana, n'ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Batangiye kugereranya noneho Adamu na Kristo, ntago bakigereranya Adamu n'abandi bantu. Hari abavuze Adamu n'abandi bantu urupfu rwagiye rutwara, ahanga batangiye kugereranya Adamu na Kristo. Nkuko nabivuze, Imana idiringa n'umuntu umwe, ariko idiringa n'ubwoko. Niyo mpamvu tuvuga Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri cyangwa se wa nyuma, ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana ikomeza kuvugira mu bwinshi bose 18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umwe cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Barimo baragenda babisobanura, mujye menya art of how they wrote the Bible, uburyo art bakoresheje bandika ibyanditswe. Ntusoma hejuru gusa ngo urekera urakomeza ukamanuka, kuko uko ugenda umanuka bagenda batimystifyinga, bagenda basimplifya ibyo bavuze hejuru kugira ngo ubisobanukirwe neza. Nuko rero bw'igicumuro cy'umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Murabona ko
muri uyu murongo bakoresheje bose bacirwaho iteka, bose batsindishirizwa. 19 kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha. Ushobora kugira ngo uyu murongo urimo urakontradictinga uriya wabanje. Ari abavuze bose, abavuze abenshi. Abenshi baba abanyabyaha, ni nako kutumvira nako kumvira kumwe kuzatera abenshi baba bakiranutsi. Impamvu bakoresheje izi statement ni ukugira ngo utaza kwibesha kari bose nka bose, kuko bavuze hejuru ngo bose bacirwaho iteka, kuko tubona ko kubijyanye no gucirwaho iteka hari abantu batigeze bacirwaho iteka. Nubwo urupfu rwabagezeho rukabatwara, turababona ko bazutse igihe Kristo yazukaga, ibituro byabo byarafungutse, ibituro by'abera byarafungutse. So urupfu rwarabatwaraga, ariko ntago babaga bariho igicumuro cya Adamu, bari abakiranutsi kubwo kwizera. Bari abakiranutsi kubwo kwizera. Niyo mpamvu Bibiliya bita ngo abapfiriye mu kwizera, they died in faith. Hanyuma twebwe abapfuye umunsi, we die in Christ. Kubera iki? Urupfu Bibiliya iravuga ngo niwe mwanzi Imana izadiringa nawe bwa nyuma. So urupfu ruracyagera kuri bose n'uyu munsi, ariko noneho itandukaniro rwa rupfu rwa Adamu rwo gutandukana n'Imana, Yesu yadirinze narwo. So uru rw'umubiri ruracyatwara bose, ruracyatwara bose, ariko iyo bapfuye bapfira muri Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. So iyo bavuze bose rero ko baciriweho iteka kubw'umuntu umwe, na bose bagatsindishirizwa kubw'umuntu umwe, ni ifoto nini y'icyabaye, ni ifoto nini ya human race. Imana irimo iravugira mu muntu umwe kuko arimo umugambi wayo uba, ariko ntabwo iri kuvuga bose nka bose. N'ahangaha mu gutsindishirizwa ntabwo ari bose nka bose. Turi buze kubisobanura kuko twahereye hejuru tuvuga ngo agakiza gaheshwa no kwizera. Let's go. So ni byiza rero gusobanukirwa ururimi rwa Bibiliya. Iyo ivuze bose cyangwa ikavuga byose, ukwiye kumenya abo bose ni bande, ibyo byose ni ibiki. Urugero, Abaroma 11:32, kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Nuko Imana ikora. Umugambi w'Imana ntabwo ujya ku muntu umwe. Umugambi w'Imana uba muri bose. So icyabaye hano mu Baroma 5 turagisobanuye mu Baroma 11. Imana yabumbiye abantu bose mu bugome, yababumbiye bose mu bugome kubw'icyaha cy'umuntu umwe, bose baciriweho iteka. Abaroma 11:32 badusobanuye ko ari igikorwa cy'Imana kubumbira bose mu bugome mu gatebo kamwe, kugira ngo ibone uko itanga imbabazi, nabwo kandi ikazitanga muri ako gatebo n'ubundi, kugira ngo hatagira n'umwe usigara akavuga ngo ntabwo nari ndimo. Yafashe bose, abageragezaga, abarwanaga, bose. Ushobora kuvuga ngo jewe se, hari abantu bajya bavuga ngo jewe ngo nakijijwe ngo ibintu byinshi, unakijijwe ibintu byinshi, ngo mwega ngo njya nibaza n'ibyo mwakijijwe ibyo ari byo, ngo wavukiye mu barokore, ngo ntigeze unywa ku nzoga, ntiwagiye muri club, ngo wakijijwe iki? Je wavukiye mu barokore, nawe wagiye muri za club. Twese Imana yatubumbiye mu bugome bumwe kugira ngo ibone ko iduha imbabazi zimwe zose zingana. Icyonyine dushobora kuzitwara bitandukanye. Umuntu wavuye kure, Yesu yaravuze ngo wababariwe byinshi akunda cyane bitewe n'aho yavuye, ariko kandi ntibivuga yuko aba yarahawe urukundo ruke. Imana yabumbiye bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. So ni imikorere y'Imana gukorera muri groupe y'abantu bose itarobanuye.
now nkuko nabivuze hejuru Imana idiringana n'urubyaro. Reka turebe Abaroma 8:28 kugeza kuri 30 aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana bifataniriza byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Uyu murongo wa 28 urambabarira niba uri bumve bitandukanye, ariko abantu benshi dukunda kuvuga mu buryo butari bwo tukavuga ngo tuzi yuko ngo kubakunda Imana ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Warangiza ugatangira ngo uzaba ari indwara, ngo baba ari abanzi bawe, ngo byaba ngari ibihombo, ngo kwaba ari ngo byose bifatanyiriza hamwe. Ariko ntago ari byose nka byose, nubwo ari byose. Navuze ngo ahantu usanze ijambo byose cyangwa bose ugomba kumenya iyo bose ni iyihe. So iyi bose rero cyangwa byose ikunda kuba muri context. Ntabwo ushobora gusoma umurongo wa Bibiliya wonyine ngo umenye ubusobanuro bwawo. Ugomba kuwusomana n'iyindi yose iyizengurutse kugira ngo umenye aba bose ni bande, ibi byose ni ibiki. Ukomeje kuri 29 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo babe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. So ibi byose Pawulo avuga ni ibingibi biri ku murongo wa 30: gutoranywa, guhamagarwa, gutsindishirizwa ndetse no guhabwa ubwiza. So gutoranywa, guhamagarwa, gutsindishirizwa no guhabwa ubwiza bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza mu buzima bwacu. Ntabwo ari byose nka byose, ahubwo ni uguhamagarwa, gutoranywa, gutsindishirizwa ndetse no guhabwa ubwiza bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana ishimwe cyane. Urundi rugero Abafilipi 4:12 hari amagambo avuga ngo nzi guca bugufi. Mbere ko dusoma 12 reka dusome 13 kuko niyo abantu bakunda gusoma yonyine. Abafilipi 4:13 nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Oya oya ntabwo ari byo. Ntabwo ushobora byose, ntabwo ushobozwa byose, ntabwo wakuraho, niba uri muri Uganda cyangwa uri muri Kenya, niba uri mu Rwanda, ntabwo wakuraho Kagame ejo ngo ube perezida. Ntabwo byakunda. Ntabwo rero ibi byose ari byose nka byose, ahubwo biri muri context. 12 ivuga ngo iki? Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose. Ibi byose ni uguhaga, gusonza, kugira ibisaga no gukena. Ibi byose arabishobozwa. Abishobozwa nande? Imbaraga azikura muri Kristo. Nshobozwa byose bihe ibyo avuze ruguru. ngo nshobozwa byose ngo na Kristo mpimbaraga. Ugahita ushyiramo ngo nshobozwa guteka na Kristo mpimbaraga, nshobozwa kurera na Kristo mpimbaraga, nshobozwa gutwara imodoka na Kristo. Uzayicareho, icare kuri vora nonaha utarigeze wiga imodoka. Irakurenza umuhanda kuko ibyo byose wabisobanukiwe nabi. Nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Reka nicare kuri vora mite ntwara, ngewe nshobozwa byose. Byose ntabwo ari byose, nubwo ari byose. Dusubire rero ku ngingo turi kuvugaho. Aba bose Bibiliya ivuga si bose nubwo ari bose, nabwo ni muri context. Context ya twabonye ko yarangiye ivuga ngo abenshi
bakiriwe iteka, abenshi bazahabwa gukiranuka. Ngo aho noneho nta mubare uhari, nta mubare uhari runaka, ariko noneho biragaragara ko atari bose nk'uko bari babivuze mu murongo ubanza, ahubwo bavuze abenshi. Reka dutange ingero zigiye zihuta kugira ngo twihute. Imana iri mu muntu yamuhaye ikintu gikomeye cyane, kandi icyo nicyo kigira umuntu kuba umuntu, kandi nicyo gituma umuntu agera ku rwego rwo kuba aramutse yakiriye ubuzima bw'Imana nk'uko twabwakiriye, agera kuri level neza y'ubumana bwuzuye. So ni ukugira icyo twita the will. Imana yaremanye umuntu will, icyo twita amahitamo. Iri jambo amahitamo, abantu benshi bizera ubutumwa bwiza ari ukuntu barirwanya, bakarwanya iryo jambo ngo amahitamo. Ariko uyu munsi ndagira ngo dutandukanye amahitamo no kwizera kugira ngo dusobanukirwe ibyo ari byo. Amahitamo ni iki? Kwizera ni iki? Amahitamo, it is the will that God has given a man, and this will has the power to reject the will of the one who gave him that will. Ngo Imana yahaye umuntu amahitamo ku buryo ashobora guhitamo no kwanga Imana yamuhaye ayo mahitamo. Kandi iyi akaba ariyo mpano ikomeye ituma umuntu agera ku rwego rwo kuba nk'Imana. Umuntu wese udafite amahitamo ntabwo aba ari umuntu ushobora kugera ku rwego rw'ubumana, kubera yuko aba afite ikintu kinini kimuburamo kidashobora kumwemera, kuko aya mahitamo Imana yahaye umuntu yagombaga guhitamo Kristo, hanyuma agahitamo kutumvira. Aya mahitamo aba mu muntu kandi ntabwo yigeze amuvamo. Adamu yagiye kurya ku giti, Imana imureba iramwihorera nk'ikimenyetso ko Imana itaremye umuntu kuba robo. Imana ntabwo yaremye umuntu kuba robo, kuko iyi Imana iba yararemye umuntu kuba nta mahitamo afite, yari kuba afite inzira imwe gusa, nk'iyo twahawe muri Kristo Yesu. Ariko kandi niyo nzira, ariko Yesu yaranavuze ngo hari n'indi ngari. So igihe cyose amayira aba ari abiri, nubwo twebwe tubwirwa kunyura muri imwe, ariko igihe cyose amayira aba ari abiri, kugira ngo hagaragare izi mbaraga z'amahitamo y'umuntu. Niba turi kumwe mu binyereka n'utumenyetso. Okay, niyo mpamvu iyo tuje ku mpamvu zitwa predestination and election, ngo abantu Imana yamenye kera yatoranije, bisoundinga confusing, bira confusing ku bantu benshi kuko batamenye umutima w'Imana. Abantu baba confused iyo tugeze kuri ibi ngo predestination, election, ngira ngo tuzana bivugaho butaha, sindi bubyinjiremo. Ariko kandi nta muntu n'umwe Imana yigeze itoranyiriza hanze ya Kristo. Kristo niwe Imana yagize common ground, niwe nzira yonyine, kandi Kristo ntabwo Imana yamuteguye nyuma, yateguwe mbere. So Kristo niwe mahitamo y'Imana, hanyuma buri muntu wese uhisemo Kristo abatoranijwe. Ubundi nzabivugaho butaha kubera iki ko mbivuze. So gutoranywa ni igihe uhisemo Kristo, kuko Kristo niwe watoranijwe n'Imana, niwe wemewe n'Imana, byahamijwe mu ijambo ryayo inshuro nyinshi, kandi izo nshuro ni inshuro zemeza ko ijambo ryemewe. Amaze kubatizwa, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ku musozi ari kumwe n'abigishwa be, ari guhindurwa, ijwi rivugira mu ijuru, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana yemeje ko Kristo ari we Imana yatoranije. Niyo mpamvu usomye nko mu Efeso 1:4 aravuga ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa. Nta muntu n'umwe watoranijwe wenyine, kuko Imana ntabwo igira porogaramu z'abantu ku giti cyabo. Niyo uvuze ngo
ngo Jesus ngo is my personal savior. Burya biba biburamo kuko ntago biri muri Bibiliya. Bibiliya ntago ivuga ngo ngabe personal. Jesus is not a personal savior. Kuko Imana yadutoranirije muri we isi itararemwa. Imana idutoranya ntabwo yigeze idutoraniriza hanze ya Kristo. Niyo mpamvu nta gutoranywa na kumwe gushobora kuba hanze ya Kristo. Nta muntu n'umwe ushobora gutoranirizwa hanze ya Kristo. Ni matinda si minota bampaye kiri kugenda bamuvandimwe we. Haleluya. Ariko kandi ni ngombwa ko abantu bumva basobanukirwa. So Imana yaradutoranije, turi elected, twaratoranijwe, ariko ntitwatoranirijwe, ntabwo Imana yaje ngo Anita ngo jya hariya, ngo weda ngo mpano jya hariya, hanyuma Frederic ndagutoranije, hanyuma Peace Montana se mutoranye cyangwa mureke ndakuretse. Imana yatoranije Kristo, irangije ifata abantu yaremye, ibahereza inzira, irababwira ngo dore nguyu niwe natoranijwe, buri umwemeye wese nawe azaba atoranirijwe muri we. Niyo mpamvu ijambo ritajya ritubwira ko turi twenyine. Ijambo igihe cyose rituvugaho rivuga ko turi muri we. Mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye, ahubwo mfite gukiranuka kuva ku Mana. Ngo kandi abamwemeye bose ngo yabahaye gushushanywa n'ishusho y'umwana we. Hari n'aho avuga mu gitabo cy'Abakolosayi ngo mwarapfuye, ngo kandi ubuzima bwanyu buhishanwe na Kristo mu Mana. So ntabwo turi hanze, turi muri Kristo, kandi muri Kristo ni mu Mana. Nuko rero Abaroma 8, nuko rero abari muri Kristo nateka bazacirwaho. Abakorinto ba 2:5-17. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Bivuga ngo abantu bose bari muri Kristo Yesu baratoranijwe. Utari muri Kristo Yesu tumwita utaratoranijwe, ariko ntabwo ari uko atatoranijwe. Ndagira ngo murabyumva neza, ahubwo nuko ataje ngo yinjire mu batoranijwe, kuko babane nabo twita batoranijwe uyu munsi babaye abatoranijwe umunsi binjiraga muri Kristo Yesu. Ngo birumvikana. So uko icyaha cya Adamu kitari automatique uyu munsi kuri twebwe, cyangwa se kuri human race, ni nako urupfu rwa Yesu rutari automatique. Kuko abavuga bati byabaye automatique. Uko umuntu umwe yaje twese tugapfa, umwe yaraje twese tuba bazima. Ikibazo nuko utabizi. Ikibazo nuko utabizi, ngo nubimenya dutandukanye kumenya no kwizera. Bene data, kumenya no kwizera ni ibintu bikorerwa ahantu hatandukanye. Kumenya bikorerwa muri mind, kandi bigira umumaro iyo umuntu amaze kwizera. Ko kwizera bikorerwa mu mutima, kandi kwizera nibyo bizana agakiza. Now, rero iyo umuntu atangiye kuba mischief, there is mischievous pastors. Bavuga ngo urumva ngo as long as ngumenye ngo kwizera si ngombwa. That's another lie. Icyo ni ikindi kinyoma cyavuye mu mwobo w'ikuzimu. Dusubiye inyuma, ari amagambo twasomye nimugoroba ari mu gitabo cyo kubara, avuga ndumva ari 21, I think ni 8:21. Uraza kwa dushakira, kivuga aho Imana yabwiraga Mose kumanika inzoka ku giti. Amagambo yavuze aho nababwiye kwaca akarongo, yaramubwiye ngo umuntu wese ureba kuri iyo nzoka, arakira ubukana. Umuntu wese ureba. Umurimo wa Mose kwari ugucura inzoka
ifite ubushobozi buhagije bwo kurangiza ubumara bw'inzoka zabariye. Ariko kandi arababwira ngo ureba kuri iyo nzoka, ni uri bukira ubumara. Yohana arangije arandika aravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo niko n'umwana w'umuntu yagombaga kumanikwa kugira ngo umwizera. So uku kwizera kurakorespondinga na kwa kureba, ureba kuri iriya nzoka, uwizera umwana w'Imana ngo abone ubugingo. So umurimo wo gucungura n'uw'Imana byuzuye 100% nk'uko Mose Hallelujah, glory to God. Ya munyihangane network irimo irasumbuka gatoya, reka nyitunganye just second. Lemo Shambradoza Koparia. Ya munyihanganire network irimo irazana ibibazo gato, ariko reka nyitunganye vuba rwose umunota umwe. Aha. Lebo Shambranoza Kotaria Branonas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba, bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Niko na Yesu yatumanikiwe ku musaraba kera, tumurebe tumwiringire. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumenya bimbere y'umugisha mwinshi, ntabona uko nasobanura urukundo rwe ndarwumvise, rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazo zibohora. Yagarutse. Oh, hallelujah, hallelujah.
irango noneho muri kunyumva neza. Imana ishimwe. Byari bikeneye ko bitungana neza kugira ngo tongera kudusumbua. Okay. Nihe naringeze abantu bibuka munyibutse kugira ngo dukomeze. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti. Aha, urakoze cyane. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko n'umwana w'umuntu yagombaga kumanikwa kugira ngo umwizera abone ubugingo. Umwizera abone ubugingo. So uku kwizera rero niwo muryango ukwinjiza mu cyo Kristo yakoze. Salvation is available for all, but all are not saved. Ntabwo bose bari saved ngo noneho bazabimenye gusa. But salvation is received by faith. Umuntu utarizera ntakijijwe. Uko ni ukuri kutariho ivumbi kw'ibyanditswe. Yishyuriwe ideni ryose, nta nubwo Imana imubaraho icyaha nk'uko Bibiliya bivuga. Ntabwo Imana imubaraho icyaha, ariko kandi kuko atizera. Mwibuke nyuma y'urupfu rwa Kristo hari icyaha Kristo atigeze apfira, icyaha cyo kutamwizera. Tuzakibona ngira ngo byaje byose nyuma y'iki cyumweru tuzakomeza. Imana nimpereza yindi opportunity yo gukomeza kuvuga, cyangwa n'abandi bigisha bazabivugaho. Ariko icyaha cyo kutizera, Umwuka Wera niwe wemeza abantu iby'agakiza. Hanyuma iyo umuntu yanze kumva Umwuka mwemeza iby'agakiza akabyanga, abakoze icyo twita blasphemy, gutuka Umwuka Wera. Gutuka Umwuka Wera ni ukwanga iby'Umwuka Wera ahamya, ni ukwanga agakiza. Yaravuze niba wanze agakiza wababarirwa gute? Okay, icyo cyaha wakihana ariko ntikibabarirwa. Wewe wakihana, wareka kutizera ukizera. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza yuko atari ikibazo ngo kugira ngo uzareka gusambana atarimbuka. Oya, Bibiliya iravuga ngo Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi y'iteka. Kubera iki? Yavuze ari kugira ngo umwizera atarimbuka. Ngira ngo atekereza ko abantu bazahita atubwo rero hari n'abantu bazacirwa y'iteka. Ahita bisobanura Imana yo mu mugambi wayo ntabwo yigeze ituma umwana wayo ngo hagire n'umwe ucirwaho iteka, ngahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Abari mu isi bakizwe nawe. Niyo mpamvu Imana yatanze Yesu. 18, umwizera ntacirwaho iteka. Utamwizera amaze gucirwaho iteka. Ntabwo ari kuko yasambanye, ntabwo ari kuko yatonganye, ntabwo ari kuko yimye umuturanyi amazi. Amaze gucirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. So kutizera nicyo cyaha kizatuma abantu bacirwaho iteka, cyangwa se bacirwaho iteka. Iri teka ricibwaho ryari? Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, nijye Imana yabwiye Petero, iramubwira ngo mu gihe cyo guhindura byose kuba bishya, ngo muzaba abacamanza, muzicara ku ntebe 12 z'abacamanza, ngo mucire imiryango ya Isiraheli imanza. Yavugaga ku bijyanye n'imiryango ya Isiraheli kuko cyari igihe Yesu yari atarapfa. Bari bagifite intekerezo y'uko agakiza ari ak'Abisiraheli. Ababwira gutyo mu migani, ariko yari arimo avuga ngo abankurikiye mukanyigiraho muzacira isi urubanza. Ducira isi urubanza gute? Turimo tubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo tubwiriza abantu ubutumwa bwiza tukabereka ubugingo bakaburijekitinga, uko niko gucirwaho iteka.
ariko kandi kubera ko uyu muntu akiri muzima iri teka aciriweho iki cyaha ntago akibabarirwa ariko ashobora kukihana kuko ntabwo Imana yavuga ngo nubwo utanyizeye ngo nta kundi ngo kuko ngukunda ngo reka nguhe ubugingo. Hari abantu basobanura urukundo rw'Imana hari umuntu ugeze kumbwira ngo tubwiriza hyper grace naga nti icyo ntekereza nuko hyper grace yo ntayibaho ahubwo hashobora kuba hariho hyper love. Hari abantu babwiriza hyper love kuko urukundo rw'Imana abantu barusobanura mu buryo bw'amarangamutima, ariko reka dutandukanye. Tugomba kwiga gutandukanya icyo Bibiliya yita unconditional love tukayitandukanya na forced love. Imana ifite unconditional love ariko ntabwo ifite forced love. Imana ifite urukundo mu Kinyarwanda turwite nguki urukundo unconditional rudafite icyo rushingiraho. Ni Imana igukunda idafite ikigendeyeho, idafite ikishingiyeho situation wayo yose, ariko ntabwo ari Imana iguforusa kwakira urukundo. Imana ifite unconditional love ariko ntawe iforusa, ntawe ishyiraho imbaraga kwakira uru rukundo rwayo. So dukwiye gutandukanya unconditional love and forced love. Hari abantu bigisha urukundo rw'Imana nkaho yarudufosinzeho, ngo niyo warwanye ikomeza ikagukunda, niyo warwanye ikomeza ikagukunda. Uruhande rumwe bisobanurwe neza kugira ngo byumvikane. Kuba wanze urukundo rw'Imana ntabwo bivuze ko irekeye aho kugukunda, ahubwo icyo bivuze nuko ugiye ku rundi ruhande rw'abantu banze urukundo. So uru rukundo rero ntabwo ruzakubenefisia, ntabwo ruzakugirira umumaro kuko warwanze nubwo Imana ikigukunda. So what is unconditional love? Munyumve neza. Unconditional love means God's love is not based on our performance or merit or favor. It is freely given, not earned. Icyo nicyo bita unconditional. Urukundo rw'Imana ntirukorerwa, ntabwo ruva mu mirimo. Ngo Imana igukunde kuko wakoze cyane. Abaroma 5:8 haravuga ngo but God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners Christ died for us. Imana yerekanye urukundo rwayo ngo kuri twe, ngo igihe twari tukiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye. That is unconditional love. Tukiri abanyabyaha ntawe uravuga ngo Imana ibabare gutukana, ntawe uravuga ngo Mana ngo turasenze ngo wohereze urukundo rwawe. Mbere yuko tukiri abanyabyaha Imana yohereje Kristo aradupfira. That is unconditional. His love reached us without condition. We didn't have to change fast. Namnu Imana yabwiye ngo banza uhinduke. Nawe yabwiye ngo banza uhinduke mbone kuza. Rwa rukundo rw'abantu ngo banza ubinyereke, ngo kubirimo neza ngo nanjye buri umutima ngo uzagera huze. Byandira muri dating. Urambwiye ko nkunda ko banza ubinyereke ngo si aribyo bita ngo love languages. I want to see love languages. Well, then go maybe go you never know. Ima tukira abanyabyaha Kristo yaradupfire. That is unconditional love. Yohana 1:4 aravuga ngo not that we loved God but that he loved us and sent his son. Ntabwo ngo kuko atari twe twakunze Imana, suko twakunze Imana, ahubwo niyo yadukunze iduha umwana wayo Yesu kugira ngo abe the substitution, abe ransom, abe igiciro, yishyure ibyaha byacu byose byavuye mu rukundo rw'Imana ruri unconditional.
ntabwo Imana yigeze itegereza ngo umuntu abanze akora imirimo myiza ibone kumucungura. Icyo nicyo cyitwa urukundo rw'Imana. The love of God is offered regardless the condition. Ukumeze kose urukundo rw'Imana rwaratanzwe kandi ruri unconditional. But also the love of God is not forced. Reka turebe Yohana 3:16 igizwe n'ibice bibiri. Kuko Imana, God so loved the world, Imana yakunze abari mu isi, and he gave his only begotten son. That is unconditional love. Yakunze abari mu isi bose. Everyone, before anyone believed. Mbere yuko hagira uwizera, ni Imana yaradukunze. That is unconditional love. But notice, umva that whoever believes in him. So aha niho nje nawe twinjiriramo. Ntabwo urukundo rwaje ngo rutwiforuseho. Whoever believed in him. So the benefit of that love depends on human response. Response utanze kuri urukundo niyo ituma urukundo rukugirira umumaro, ruguhindura. Yohana 1:12. But as many as received him, ariko abamwemeye bose, to them he gave the right to become the children of God. Kuri abo ngabo, abo bamwemeye yabahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana. Bene data, Bibiliya iri clear cyane. Urukundo kuko Imana yakunze abari mu isi, unconditional, itarobanura ku butoni. Abamwemeye bose bakizera izina rye, abemeye urwo rukundo. So this means the man has the power to receive love, and he has the power to refuse love. Shobora kwemera urukundo cyangwa ukarwanga. Ukajya uvuga uti se kunkunda nagahato, kandi je nagiye mpura nabo ukamubwiriza ubutumwa bwiza akakubwira ngo Imana yarankunze, ngo genda ubibwire ibireke. Ngo genda ubibwire ibireke, yankunze nabiyisabye se. Uyu muntu nubwo bwose Imana ikimukunze nubwo amaze kuvuga ibyo, ariko benefit z'urukundo rw'Imana ziri limited kuri we kuko ya refusinze urukundo rw'Imana. Ntabwo Imana iri bumwice kuko yabyanze, ariko the benefit of God's love nago zimugera kuko yarwanze. The love of God is not forced. You can't force the love of God on people. Matayo 23:37. Yerusalemu, Yerusalemu, uyu ni Yesu wabivuze, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kukubundikira. Ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe, nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Yerusalemu we, ani Yesu ari kuvugana n'abantu b'i Yerusalemu. Ni kangahe nshaka kubabundikira, I am willing to do it. Nshaka kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo, kuba protectinga, ariko nimunkundire. So umuntu afite imbaraga zo kwangira Imana akabyanga, akabati ndabyanze. Now turi buze kureba itandukaniro rya will, amahitamo no kwizera. Uko ushobora guhitazana ya magambo ntibyavuye kuri twe, none se kukivuze ngo bisaba ko umuntu yizera, kandi Bibiliya ivuga ngo ntibyavuye kuri twe, ngo kugira ngo atagira umuntu wirarira. Yes, ntibyavuye kuri twe, ariko birasobanuye subwo. Every Bible verses need to be explained in the lenses of Christ. Ntabwo usoma gusa ngo ntibyavuye kuri twe ngo iturekeraho. Ntibyavuye kuri twe, byavuye he? Twabyakiriye dute? You have to explain. Ntabwo umurongo umwe wa Bibiliya
uforminga doctrine. Praise the Lord. Now, Amen. hari ikintu ngira ngo mbabwire. Itangiriro 2:16 Imana ibwira Adamu ngo buri giti cyose cyo muri Edeni uzakiryeho, ariko igiti kimenyesha ikibi n'ikiza ntuzakiryeho. It was the sign of love. That was the sign of complete love. Kubera iki? Love itanga freedom yo guhitamo. Iyo nta mahitamo ahari, nta love ibihari. Ahangaha mwese abakobwa murahari, murimo murasenga Imana izabaha amakwe, abandi mufite abafiance, mufite aba boyfriend. Mbere yuko umuntu aba fiance ngira ngo abanza kuba boyfriend. Uyu boyfriend wawe aguhamagaye akakubwira ngo sheri, ngo nsanga mu mujyi tujya kureba agatimba. Mumbwire murakundana nibyo? Ntimukundana? Murakundana rwose pe. Ariko akaguhamagara akakubwira mu gitondo ngo sheri, ngo nsanga mu mujyi ngo tujye kwigera imyenda y'ubukwe. Wahita ufata moto ukirukana? Nuko utamukunda se? Uramukunda, ariko agomba kubaho ka kanya ko kumubaza ngo will you marry me? Ako kanya niko karagaza ko umuntu agukunda, aguhereza umwanya nawe ugakora choice. Aguhereza umwanya nawe ugakora choice. Niyo ngo mu mutima w'umuntu, mu buzima bw'umuntu, Imana yamuremanye icyo kintu. Utakimuhayeho uburenganzira ntabwo umweretse ko umukunda. Haba mu biryo, haba mu gushaka, mu bintu byose umuntu akeneye, ashaka kumuha choice. Niyo mpamvu buri gihe nubwo bwose bimbangamira, umudamu wanjye azakambaza ngo ukumbuye kurya iki, ngo duteke iki. Nkumva biramba nkaza umuntu yagenda agateka koko ngiye ko nirira rwose ko ibyo atetse mbishima kuki aba yambajije. Ariko that is the sign of love. Ugiye muri restaurant bakayita barura bakazana ibintu byose, iriya menu bakuzanira bakayigushyira imbere, that is the sign of love. Turagukunda, niyo mpamvu tuguhaye muri ibi biryo byose dufite ngo uhite n'ibyo ushaka. Ndagukunda, niyo mpamvu mpisemo kukubaza niba wemera ko tubana. So Imana kubwira Adamu ngo nurya kuri iki giti ujya kurya kuri ibintu biryeho, it was the sign of love. Imweretse yuko imuhaye ubushobozi, imukunda bihagije ku buryo imwemereye guhitamo. Iyo uhisemo nabi muri restaurant ukagenda ugatangira kureba bya ngewe sinyankunda za menu sinzikunda, ngenda nzi ibyo nshaka nkahita mbivuga, ntago nirwa mfungura kubera ko urafungura ugahita uba confused, ugatangira kubona ibintu bimeze ukuntu. Hari ugeze gutumiza ratumiza ibindi bintu biri aho ngaho, abona bamuzaniye imboga gusa, ibintu by'imboga rwatsi barunda aho ngaho. Abirya baye kandi babizanye banezere kuko bari bazi ko bamuhaye amahitamo ye. So amahitamo yawe muri restaurant niyo wavuga ngo mungaburire urusenda, bakaruzana baseka kuko ni ikimenyetso ko bagukunda, bakoze ibyo ushaka. Nta muntu wo restaurant wakwirukana ngo ibintu usabye ntago bijyanye, ntago tubiguha. Barabizana bakabishyira aho ngaho nk'ikimenyetso cy'uko baguha icyubahiro, bagukunda nk'umukiriya wabo. Mvuze aya magambo kubera iki? Imana kuba ivuga ngo buri uwizera wese abona ubugingo, utamwizera nta bugingo afite. Ntabwo ari uko kutagira ubugingo k'uyu muntu wanze guhitamo ngo ari urwango rw'Imana cyangwa se Imana itamuhisemo, ahubwo nayo ni sign ya love yuko uhawe icyo ushaka. My God. Nayo ni sign ya love. Mpaka kuri wa munsi wanyuma uhumeka bakomeza bakuzanira ubutumwa ukavuga ati simba ushaka. Imana igakubwira ati okay, urinze ushiramo nk'uko utabushaka, rero ifata rwose icyo ushaka. Nagaruka Imana ibikiguhaye, ahubwo ni wowe ubugiyeyo. Abantu barabyitiranya,
iyo bavuze ngo Imana izaciraho abantu iteka bagira ngo ni Imana izabikora. Oya, ahubwo abantu ubwabo bazafata umwanzuro wo kujya God. Kandi ahatari Imana hari iki? Hari destruction. So iriya destruction izabera hariya aho Imana itari, si Imana izaba yizanye, ahubwo nuko abantu bazaba bari aho Imana itari. So iyo tuvuze ngo umwijima ni iki? Umwijima ni opposite y'urumuri. Urumuri rw'urarugura ariko nta ugura umwijima. Umwijima nuko nta rumuri ruhari. So kurimbuka nuko nta Mana ihari. Ariko uyu mwijima tubyibukiranye ntago wazanwe n'umucyo. Uyu mucyo ntaho uhuriye n'uyu mwijima, ahubwo kuko ufashe umwanzuro ukazimya itara, niyo mpamvu umwijima uje. Ubwo rero watangira kurenganya switch, ukarenganya interrupteri ngo kukizanya umwijima. Interrupteri n'amatara yayo n'amashanyarazi nta bibazo bifite, ikibazo niyo wajimije itara. So kurimbuka k'umuntu uzarimbuka ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ntabwo ari Imana izabimurimbuye, ahubwo sinzi na muri kunyuma muvuge ngo amen. Umuntu mu bivuga n'urukundo rw'Imana. Ndavuga ngo ubwo se hakwiye amen. Ibintu byose ni amen. Hanyuma umva uyu murongo kuntu uvuze mu Baroma, munyongere y'iminota mike yansoze. Ariko ni yanjye ntirarangira di. Abaroma 1:24 bahinduka abapfu, biyise abanyabwenge. Ukwita abanyabwenge ni attitude iyo kudakunda Imana, yo kudashaka Imana, kugaragaza ko umuntu adakeneye Imana muri we. Ni attitude yo kugaragaza ko umuntu adakeneye Imana. So iyo wigize umuntu udakeneye Imana uhita uhinduka umupfu. Ntabwo Icyongereza kigenda, Igifaransa ntikigenda, ariko ubaye umupfu, a fool. 23 maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenda n'amaguru ane, n'iby'ibikururuka. So bigize abanyabwenge batangira gukora ibishushanyo. 24 nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo. So abantu bari konona imibiri yabo, bari gukora ibiteye isoni, ariko byavuye mu mwanzuro wabo wo kuvuga ko badakeneye Imana. So ukuvuga ngo Imana yarabaretse rero ntabwo ari ukubareka, ni bya bindi navuze tubyita the absence of God. The absence of God. Iyo umaze kwirukana Imana, so igisigara rero ni ukukononeka n'ibindi, kuko wanze Imana. 25 kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. So ukuri kwari guhari ariko barakugurana. So izi nizo bita imbaraga za will, the power of will, imbaraga z'amahitamo. Ukuri kwari guhari ariko barakugurana, bakurikiza ikinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza n'aho abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranije n'ubwo yaremewe. Nuvuga ngo umuntu agera igihe agatangira gukora ibyo yishakiye, ntabwo ari uko Imana ibitamukunda, ahubwo aba yaranze ukuri. Barakuguranye ngo bakurikiza ibinyoma. Reka ndebe uburyo na summarizing ibintu usigaranye vuba vuba. Lekosha rabadosta kelemando vramala. Okay, glory to God. Now, tugeze ahantu nshaka gutandukanya noneho will, ndimo already natangiye, ariko ngeze hagati kugira ngo bisobanuke neza. Will na faith.
iyo usomye muri Revelation 3:20 hari amagambo avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Aya magambo mpagaze ku rugi ndakomanga ntabwo ari ubutumwa bwiza buzana agakiza, ahubwo ni imbaraga za willing. Mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nakingura. So uku gukingura it's a willing power. Igihe umuntu avuga ngo ndemeye, reka numva ijambo ry'Imana. Yesu yabwiye intumwa ngo nimugera mu mujyi bakanga kubumva muzajye mu wundi. Ntimuzabahatirize ngo kasita naje ngo nimutabyumva mu bireka ariko naje. Yarabwiye ati ntimuzaruhira ubusa. Igihe umuntu atari willing ntabwo ashobora no kwizera. Kandi iyi willing, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura. So bivuga ngo willing cyangwa se aya mahitamo niyo aza mbere y'uko umuntu yizera, kuko aya mahitamo ntabwo akorerwa mu mutima. Umutima niwe wizera. Aya mahitamo akorerwa inyuma mu kwemera kumva ijambo, mu kwemera kwakira ijambo. Urugero, hari abantu bajya bakora evangelism door to door, mukajya ahantu mugakomanga, umuntu yakingura akabaza ngo murashaka iki, mukamubwira ngo tuje kuganira nawe ijambo ry'Imana. Agahita ati mumvira hanga sinshaka kubyumva, agahita kubitaho urugi. Uyu muntu nuvuga ngo human will, ubushake bwe bwamaze gufunga, nta kintu na kimwe wamubwira ngo acyumve. Niho hari aya magambo ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva agakingura. So uku gukingura rero ni igihe ukomanze ku rugi rw'umuturanyi cyangwa se umuntu mwicaranye muri bisi ukamubwira ngo ndashaka kuganira nawe ijambo ry'Imana, akakubwira ngo nta kibazo reka tuganire. Uwo nguwo aba amaze gukingura, nzinjiriwe dusangire. So iyo utangiye kumuganiriza amagambo y'ubutumwa bwiza akayumva, kuko amahitamo ye yakinguye, aho biroroshye cyane umutima we guhita wizera, kuko atangira kwakira. Umutima we utangira kwakira amagambo yo kwizera, ubundi agakizwa. So willingness rero ni ingenzi cyane. Naho ngaho izira, iyo tuvuze ngo ntago byavuye kuri twe, tuba tuvuze ku bijyanye no gukizwa. Iri jambo ryinjiye muri twebwe rikadukiza, nta mbaraga twabishyizemo, ariko twarakinguye. Uyu mwanya umaze waguze mega zawe wicaye aho ngaho n'agakaye n'ikaramu, ni ugukingura. It's a willingness. Kuba umuntu yava mu rugo akajya ku kibuga hari gukorerwa crusade y'ivugabutumwa, uko ni ugukingura, kuko hari uwunyuraho yashyizemo ekuteri akayibona ko ari ivugabutumwa, akongeza volume muri ekuteri kugira ngo ataza kumva n'akantu kamusakuriza. The power of will is closed. Zirakinze, ntago ashaka kubyumva. Niyo mpamvu uzumva idini ntabwo rifitanye ikibazo no kwizera, rifitanye ikibazo no kumva. Babwira abantu baba ngo aba bantu babwiriza ubuntu ngo ntuzamuhe n'umunota n'umwe, ngo kuko numuha n'umunota n'umwe ngo azaba akurangije. Kubera iki? Niyo mpamvu iyo tuvuga ubuntu bw'Imana, umuntu ageze kuri video ahita yiruka ukagira ngo abonye abadayimoni, agahita yiruka akayiscrolling akayivaho. Kubera iki? Aho ngaho muri will niho Satani honyine ashobora gufata. Arabizi ko nufungura ukumva ubutumwa bwiza, uri bugeze ahantu Satani adashobora gufata, kuko aho ngaho nta muntu uhagira imbaraga. Ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana, Satani adashobora guhagarika. Imana ishinga cyane, ni imbaraga z'Imana zizana agakiza kuwizera. Glory to God. Ariko icyo azakora, azafata will yawe. Satani cyakora afata the will of man, akamubuza kumva ubutumwa, kuko aho ngaho arahagera. Umutima ni w'umuntu yizeza, Abaroma 10:10, kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa.
With the heart a man believes, not the will. So concerning believing, concerning salvation, it is not our will. Ntago byavuye kuri twe. Believing is a function of the heart, not the will. The will only permit or resist the truth from entering your heart. The will can only permit or resist the truth to enter your heart. Aho niho will ibera mbi. Nuko ishobora gufungirana ukuri ikagufungiranira hanze kandi umutima ugukeneye. Niyo mpamvu Satani aba ari bize na will y'umuntu akamukundisha ibindi bintu bitari ubutumwa bwiza. Aba ashobora kureba movie, akaba ashobora kujya kuri Instagram, akajya kuri TikTok, agakora ibintu byo ariko akabura umwanya wo kureba video imwe y'ubutumwa bwiza ngo ayirangize. Ngo Satan messes up with your will. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo muhinduke rwose mugize intekerezo nshya, kuko mu ntekerezo niho will yakiri. Ukikomeza kuganzwa n'ijambo ry'Imana niko turushaho gukura mu mwuka mu byo kwizera. Haleluya. 16:14 hari amagambo avuga ngo umugore witwa Rudiya. Abantu bitwa ba Lidiya ndagira ngo mutangarize ko izina rye mu Kinyarwanda ya. Umugore witwa Rudiya yaguraga imyenda y'imihengeri muri uwo mudugudu witwa Tawutira. Yubahaga Imana, hanyuma ngaratwumva yumva wape ngo umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Paulo yavugaga. So uyu mugore hagati mu isoko ry'abantu bacuruzaga ngo we yarabumvise, mu yandi magambo wiruye yashizeyo attention, aratwumva. Mbere yuko umwami Yesu yugurura umutima we yabanje kumva ba Paulo bavuga. Wiruye irakururwa, iremera kumva amagambo ye, hanyuma ngo umwami Yesu yugurura umutima we kugira ngo yite asobanukirwe ku byo bavugaga. Umuntu iyo yamaze kumva ibyo uri kuvuga, yakwakiriye muri sari we, yakwakiriye ku iduka hakorera, yemeye kuvugana nawe ku ishuri aho mwigira, aho ngaho igisigaye umwuka wera Kristo atangira kumwugurura umutima kugira ngo, kuko iby'agakiza niwe ubikora, ariko ibijyanye no kumva nk'uyu mugore uko yumvise ba Paulo ni umuntu ubikora. It is the will, human will. So the Lord opened Rudiya's heart to hear the things spoken by Paul, but because yabanje kubumva fast hagati mu isoko, arangije ngarizera batwariwe n'ibindi. The rest is the history. Now, oh my God, this time. Oh, hallelujah. Somebody say avance, avance. Avance, Papa. Go deep. Now, the will does not produce faith. Ndabisubiramo. Amahitamo ntabwo ari yazana kwizera. Ngo umuntu abyuke mu gitondo avuge ngo ndumva nshaka kwizera Yesu. Ngo numva misemo Yesu. Ntabwo ari uko bikorwa. Amahitamo niyo wagira amahitamo rwose 100% uko bivuga kenshi, ntabwo ushobora kugira gukizwa, kubera yuko agakiza ntabwo kazanwa n'amahitamo. Ntabwo ushobora guhitamo Yesu ngo ngengo mfashe umwanzuro ngo misemo Yesu. Ujya wumva abantu babivuga ngo nagize ibibazo byinshi, ngo ndicara ndiyumvira ngo ndabanga ariko ubundi ngo wagenda ngo nkwizera uyu Yesu ngo maze nza mu rusengero. Uko waje rero wagombaga kumva ubutumwa bwiza ubundi ugakizwa. Wiru yawe yari yafungutse nibyo, ariko se warakijijwe, warizeye. Igihe wakiraga ijambo warizeye. Kandi obviously iyo wemeye, iyo wiru yakingutse biroroshye gukizwa, kuko wumva ijambo ubishaka bityo ukizera, kuko kwizera kuzanwa no kumva.
kandi kumva iki ntago ari ukumva byose. The Bible says, the Message version say, faith comes by hearing, and hearing the message of Christ. That is the NLT. The message of Christ. Ntabwo ari message yose izana agakiza, izana kwizera kw'agakiza, ahubwo ni amagambo ya Kristo. So they will only surrender, but the heart receive faith. It is the heart that receive faith, but it cannot receive faith before they will surrender. The will has to surrender to God. So when the will stop resisting, now the faith comes in. Wow. Abefeso 2:8, mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Nta hantu ushobora gusanga ijambo gukizwa muri Bibiliya hatari aho hafi kwizera, ntari hari. Mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe. It is not your will, human will, ahubwo ni impano y'Imana. So iyi mpano yaratanzwe, turizera, turayakira. Ariko kandi mbere yuko tuyakira habaho gukingura. Umuntu wese uzanye delivery ntushobora kuyakira utarakingura. Ubanza gukingura, akakubwira ngo narinzanye hano akantu ngo nsinyira hano, ukabona kwakira kuko wabanje gukingura. So human will ikora mbere yo kwizera. You respond to the love of God. Kuko Imana yakunze abari mwisi. Uru rukundo rugera kuri bose bene data. Uru rukundo ntago rusaba kumva ubutumwa bwiza. Uru rukundo rugera kuri bose, kandi bose barabizi ko Imana yabakunze. Iby'urukundo rw'Imana ntibikenera ubutumwa. Ubutumwa bwageze kuri bose ko Imana ibakunda. Imana yakunze abari mwisi. Icyo nicyo bita knocking. Nicyo Imana yarakomanze already kubw'urukundo rwayo. Iyo ukinguye rero murasangira, ikakubwira ibya Kristo, hanyuma ukizera ugahabwa agakiza. Faith is gift. Abaroma 10:17 twarebye, twasomye, reka nihute kugira ngo nsoze. Okay. So umwanzi rero nkuko nabivuze akora atagetinga will to block the heart, ku blocking umutima, akoresha the will. Bibiliya ukwivuga Abakorinto ba 2:4, the devil cannot, ntago ndatangira gusoma icyanditswe, aga statement cyo gukora. The devil cannot stop the power of the word of God in the heart, but he can blind the mind to influence the will to refuse it before it enters. Hari amastatement amwe na mwe nakoze mu Cyongereza kubera ko banumva atari buveyo neza. Ngo umwanzi ntago ashobora guhagarika imbaraga z'ijambo mu mutima, ariko yahuma intekerezo z'umuntu kugira ngo amahitamo ye yange rya jambo mbere yuko ryinjira. Aha biraje noneho. Yange rya jambo mbere yuko ryinjira. Abakorinto ba 2:4, umva kuntu Paulo yavuze ngo abo nabatizera ab'Imana y'iki gihe. Imana inyuguti nto, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Irija mu Cyongereza haravuga ngo he blinded the mind. Imitima ntago ari imitima nk'imitima. He blinded the mind of unbelievers, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira umuseke, kugira ngo umuseke w'ubutumwa bwiza, umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ubutumwa bwiza burahari, nta nubwo umwanzi yabuhagarika, ariko abraininga mind z'abantu, kuko mind zo arazibona, arazishoboye, azigeraho. Nk'uko mind y'urukundo rw'Imana ageze ku bantu bose. Nta muntu utazi Imana, n'abasilamu barayizi ko ibakunda, abantu bose n'abatizera Kristo bazi ko Imana ibakunda. So nuvuga ngo knocking yageze ku muntu uwo ari we wese.
nk'uko n'ubundi deceit kubeshwa k'umwanzi kugera ku muntu wese. Aho rero niho ngo Imana y'iki gihe yahumye imitima y'abantu batizera, ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo, babandi bazi Imana mu Basilamu, abazi Imana muri ba Buda, abazi Imana abatajya bajya no gusenga, batagira basengera, bayizi gusa bavuga ngo Imana iranzi, Imana izabikora, ariko atanasenga atanizera, bose bagezweho n'urukundo rw'Imana, ariko mind zabo zabaye blinded kugira ngo batarasirwa n'umucyo. Oh my God, umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo utabavira. Murabona aho umwanzi arwana kugira ngo mind zabo zidahumuka, ngo zivirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Abari mu madini bakunda Imana, bakunda Imana, nuze knocking, gukomanga ku rukundo rw'Imana kwabagezeho, barabizi ko ihari, ariko bakababwira bati nimwumva ikijyanye n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, nyamuneka nyamuneka nyamuneka. Abo bakozi ni abakozi b'iyihe Mana ubwo? Ni Imana y'inyuguti nkuru cyangwa ni Imana y'inyuguti nto? Ahangaha dusomye Imana y'iki gihe Imana y'iki gihe ngo yahumye imitima yabo kugira ngo batavirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Naho nihute cyane, nsigaje imirongo 2 gusa tugasoza. So the blindness is in the mind. Blindness umwanzi ayishyira muri mind. If the word ever enters the heart, faith is born. Iyo ijambo ryinjiye mu mutima, kwizera guhita kubaho, kuko kwizera kuzanwa n'ijambo. Rya jambo rya Kristo rizanana no kwizera kwaryo, umuntu ahita yizera. Niyo mpamvu the devil fights the entrance. Dawidi yaravuze ngo the entrance of your word brings light. Iyo rero umwanzi yafunze the entrance, ariyo mind niyo entrance, mind ariherereyemo amahitamo. Now muri Luka 8:12 hari inkuru cyangwa se umugani w'umubibyi, umurongo wa 12 bavuga ngo izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Mu yandi magambo, iri jambo nta nubwo ryageze mu mitima. Izo ku nzira ngo umwanzi icyo arwana nacyo ni ukugira ngo iyi mbuto itagwa mu butaka. Ya brokinze ngo iyi mbuto itagwa mu butaka igahita yera imbuto. So a blocking at the entrance. Ubusobanuro bwaryo bw'iri jambo Yesu yarabisobanura ngo those by yavuze ko abo bantu ngo bumva ijambo, ngo ni abantu bumva ijambo hanyuma ngo mu mwanya muto ukagira ngo nta kintu bumvise. Ni abantu bumva ijambo ukagira ngo nta kintu bumvise. Ntabwo bari willing, ntabwo bari willing, kuko na willingness ikomeza gukorana nyuma y'uko umuntu akijijwe. Hari umuntu wumva ubutumwa bwiza akizera, ntabe willing yo gukura, akabaho ngaho gusa ngo ngiye ngo kastanizeye, ntakure, ntitabira amateraniro, ntajye mu masengesho, ntakore imirimo yo gukunda bene data. So the devil's work is to snatch the word before it settles in the heart, and making sure yuko ritinjira, nayo ryinjiye rizanana n'imbaraga zo gukiza. So tubonye ko hari itandukano ryo kwizera ndetse n'ubushake, icyo twise amahitamo ya muntu. Ntabwo gukizwa kwacu kwavuye mu mahitamo yacu, ariko amahitamo yacu niyo yakinguriye kwizera, niyo yakinguriye kwizera n'ijambo ry'Imana, niyo yakinguriye ijambo ry'Imana ryazanye kwizera muri twe. Uyu munsi abantu badakijijwe ntabwo ari uko batacunguwe, ahubwo bahisemo kudakingura. Baravuga bati ntabwo dukingura. Njyewe hari abo nzi mu bihugu duturanye,
usanga ari kuri YouTube akavuga ngo uwo Yesu wabo jye simushaka, uwo Yesu simukunda simushaka, nibyo bavuga ngo yaradupfiriye jyewe simbishaka. Ntago bikuraho ko yamupfiriye, ariko kuvuga gutyo ko atamushaka yafunze urugi, ntabwo rashobora kwinjira iwe ngo basangire. So agakiza ntigashobora gusigana no kwizera, kandi kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kuzanwa nuko umuntu yashatse kumva, yahaye umwanya iryo jambo ryo kumva. Abatumwe bo barahari, aboherejwe barahari, namwe muri bo muratumwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko kandi Yesu yaravuze ngo nunamubwiriza akabyanga ntuzarwane nawe, uzamuveho ujye ku wundi. Niko ijambo rivuga. Nimujya mu mujyi bakabanga bakabarejectinga, ntimuzahatirize, ntimuzababwire ngo muzarimbuka, umutangire kubacira imanza. Niba muvuze bakanga, banze nyine bacinze, ntacyo wavuga cyabihindura. Genda ejo uzagaruke, nibanga wongera ugende, gutyo gutyo mpaka igihe bafunguye. Nibafungura bakumva ubutumwa bwiza, kwizera kwinjiye, agakiza kamaze kwinjira iwabo. So Imana ibahe umugisha. Reka nsoreze aha ngaha, nari ndimo nsobanura kugira ngo dushobore gusobanukirwa, tumenye uburyo twakira agakiza, tumenye uburyo umuntu akizwa. Urupfu rwa Yesu yapfiriye bose uko twabibonye, ubuntu buhesha agakiza abantu bose bwarabonetse. Ariko kandi uru rukundo rw'Imana, agakiza k'Imana ntago kari forced ku bantu, karatanzwe, kari available, ariko kakirwa n'uwizeye. Uku kwizera rero ntago ari uruhare rw'umuntu, ni igikorwa cy'Imana, ariko gukingura ni uruhare rw'umuntu. Uku gukingura ni uruhare rw'umuntu. Niyo mpamvu abantu nk'abana ndetse n'abandi bantu badafite ya kapasite yo gukingura, abo ngabo ntago bari bazajagingwa, ntago bari mu bantu bazajagingwa. Kubera iki? Kuko ntago bafite ako kantu. Tuzabisobanura ubutaha. Reka nsoreze aho ngaho. Muri umugisha. Bless you, bless you. Mwakoze kunyihanganira iminota ndengejeho, ariko kandi se tutihanganira ijambo twazihanganira iki? Ko twihanganira ibindi. Wa mugani wa Paulo ngo ariko jye ntimunyihanganira. Yavuze ngo abandi babazana Yesu undi mukamwihanganira, ariko jye ntimunyihanganira. Imana ibamugisha kwihanganira ijambo kugeza aya masaha. Muri umugisha. Bless you, bless you. Father, we thank you for your word. Shamadosta kelemando vramasa. Twarakwizeye, twarakwemeye, twarakwemereye, twarakingwe mu mitima yacu. Ushimwe kubw'agakiza waduhaye kubw'ubuntu, kandi bitavuye kuri twe, ahubwo kaba ari impano yawe. Ushimwe mwami wanjye yuko uyu munsi turi abana bawe binyuze mu kukwizera, nkuko ijambo ryatubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye. Abamwemeye bakizera, kwemera, kwizera, kwemera, kwizera. Abamwemeye, willingness, bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri umugisha. Dushimye Imana, kandi namwe muri umugisha mwabyumvise. Amen, amen. Bless you, bless you. Amen, Amen. amen. Hallelujah, hallelujah, You are hallelujah. blessed, you are blessed, you Umugisha are blessed. cyane Apostle, turahezagiwe cyane. Kandi nanone hari ibintu bimwe na bimwe sekreteri wanjye, ariko ndizera yagiye abyandika ahantu, Peace Montana. Hari ibintu tuzajya tugarukaho, ukuntu wagiye uvuga uti tutuntu tuzatugarukaho, tutuntu tuzatugarukaho. So Imana nidukundira. Uri umugisha cyane n'ukuri Apostle, twahezagiwe. Kandi Imana ishimwe cyane ko twagize ubushake nyine tukemera, hanyuma tukizera, kandi turakomeje. Imana ihimbazwe cyane. Kandi dusobanukiwe yuko tutazigera duforce abantu kwakira, kuko amahitamo yabo nyine niyo determining ukwizera kwabo. So rero bakirisha ubutumwa bwiza. So rero ni ugukomeza gushimira Imana no gusenga kugira ngo bene data nabo willing zabo bemere gufungura. Imana ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Turashimira Imana, dusabiye umugisha cyane Apostle, kandi n'umugisha nyine namwe mwese tubasabiye umugisha. Turishimye cyane ko twihanganiye gutega amatwi ino nyigisho. Ni umugisha ukomeye, kandi dukomeze dusangize bene data ubu butumwa bwiza buhesha uwizera wese gukizwa. So ntitubigumane twenyine, tugerageze tubitange, sibyo? Muri umugisha kandi ko mubyemeye. Kandi nanone turacyakomeje gukura, turacyakomeje kwiga.
Emma yagiye afite indi fellowship agiyemo, rero mureke dushimire Imana hanyuma dusubike na hejo. Reka nakire Papa Freddy ashiro microphone ashimira Imana kubwira iterano ryiza twagize, hanyuma tuzagaruka ejo dukomeze dukurire muri Kristo Yesu. Kandi ashimira Imana kubw'ubuzima bwa Poso bawitanze agafata umwanya agategura agafata igihe kingana gutya akaganiriza ubwoko bw'Imana ijambo riryoshye nk'iri ngiri. Amen, amen. urakoze Father, urakoze cyane. Uyu mugoroba turagushimiye, kuri bamwe hamaze kuba nijoro, tugushimiye uno mwanya mwiza, turagushimiye impano nziza. Buri munsi Abisirayeli bicaraga bakugiye imbere ubahereza barya umutsima, nyamara wari ufite icyo ushaka kubereka, ndetse icyo waberetse cyari cyaratangiranye n'abasekuruza wabo, nubwo bijojoteraga icyo bahabwaga nk'amanu ariko gifite uwo gisobanura. Turagushimiye Kristo, turagushimiye kuko ni we wenyine wo kwicara tukakurya tugasobanukirwa neza byimbitse agakiza, imvo n'imvano by'agakiza. Kandi ndagushimira cyane ko washyizeho bamwe kuba bigisha, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abashumba, abandi kuba intumwa, abandi bakaba ababwirizabutumwa, kugira ngo umubiri wa Yesu Kristo dutunganirizwe twese kugabura ibyawe, kandi twese duhurize kugira ubumwe mu kwizera no kumenya tudashidikanya nta kubusanya. Ushimwe rero kubw'uyu mwanya mwiza twakiriye dusobanukiwe, wifuje ko umwana wawe azabaho adahuzagurika, adakozwa hirya no hino n'imyigishirize y'ubwenge bubi bw'abantu n'ubucakura n'uburyarya byo kuyobya abantu, aho tugomba gusobanukirwa byimbitse neza agakiza akariko mu mizi yako tukagasobanukirwa, kugira ngo tubashe kumenya ibyo tuzakingurira n'ibyo tutazakingurira. Rero ushimwe k'uyu mwanya, turanezerewe mu mitima yacu, tunejejwe n'ubwiza, tunejejwe n'agakiza, tunejejwe no kujijuka. Mwana, hari ubujiji bwinshi dukeneye ko buva muri twebwe, intekerezo zacu zikaba alerite, zikaba ready yo kwakira voice yawe, ko ijambo ryawe ngo intama zumva ijwi ryawe gusa. Rero mu kuryumva zigomba no kugira ubushobozi no kumenya iryo jwi uburyo uvuga. Rero ushimwe mwami mwiza, turaguhimbaje. Umwana wawe wemeye gufata umwanya agafata igihe kandi akagira willing, akemera akabyemera, akemera kudufasha natwe gusobanukirwa ni ukuri. Ni umugisha twahawe, ni umugisha kutugira, kuko ni benshi badashaka kumva, twe turabishaka. Kandi ni benshi uyu munsi wa none badashaka gufata umwanya babwira abantu, kuko icyo bimikije imbere si ukubwira abantu ngo bamenye, ahubwo hari izindi nyungu bafite behind. Ariko ndagushimira nk'uko Kristo basanze yicaranye n'umusamariyakazi, abigishwa bibaza uburyo bicaranye nawe, aravuga ngo mbega ibyo kurya mfite nabibonye, ibyo kurya byanjye nibi. Rero Kristo uri muri twe adufasha kubaho ubuzima yabayeho, aho inyota n'inzara afite ari ibyo guhishurira Imana. Yari afite inyota yo guhishura Imana ngo abantu basobanukirwe Imana mu mwimerere wayo, aho kumenya Imana mpimbano. Natwe rero ndagushimira ku bwa mwene data waduhuje nawe, tubeho ubuzima bwo gusobanukirwa ubutumwa bwiza, atari ubutumwa buhimbano cyangwa se agakiza gahimbano, ahubwo dusobanukirwe agakiza mu mwimerere wagashingiye kuri Kristo nyiragakiza we gakiza. Ushimwe olezoketala mine zanketa shia bini vonte salabi enekotaya. Sengeye bene data nukuri tubashe kumva Yesu Kristo amara kwigisha, kavuga ngo ufite amatwi niyumve. Niyo mpamvu natwe dushaka kugira ngo habe kumva, kandi twumva ntibibe yo kumva ijambo ryawe gusa, ahubwo dushire mu bikorwa n'iby'iryo jambo rivuga.
ushimwe rero turacyakomeje guterana turacyakomeje gusabana turacyakomeje ni ukuri kumva ijambo ryawe n'ejo turakomeje reka rero turarike bene data batandukanye kugira ngo ijambo ryawe rigere kuri benshi kandi ijambo ryawe rikize benshi urakoze data nushimwe mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye amen amen. Haleluya haleluya warahezagiwe cyane papa Freddy. Aniseti nari maze igihe nakubona n'ejo ntuzacikwe mwene data turagukunda cyane rwose twari tugukumbuye so rero dukomeze turarike bene data ntibazacikwe kandi iki cyumweru n'igikurikira tuzakomeza guhezagirwa mwarahezagiwe cyane ubu nubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose none n'ibihe bidashira amen. Umuntu wawe ufite ikibazo muri iki gihe cy'inyigisho wacyandika ahantu tuzagira time tubaze kandi ushobora no kubaza muri groupe ku bantu turi kumwe muri groupe ushobora gutanga ikibazo cyawe ushobora kuma message inbox cyangwa uka dropping ikibazo cyawe muri groupe it's free it's fine tuzagusubiza kandi turi kumwe n'abakozi b'Imana tuzagenda turushaho gufashanya umubiri wa Kristo ukomeze kubakwa. Mwarahezagiwe cyane turabakunda mugira ijoro ryiza. Apostle umugisha kandi dusurize mama Apostle